Urumuri rutazima, urumuri rw'ubuzima, urumuri rw'u Rwanda, urumuri rwo kwibuka, urumuri rw'ubuzima. Uwanyirijuru Rosalinda ubafite imyaka 31 y'amavuko avuga ko abamureze bamukuye mu kigo cy'imfubyi. Iyo avuga inkomoko ye ahera ku makuru yahawe n'umubyeyi wamureze. Yarambwiye gusa wiyakire uzagerageze nuba mukuru waririze kuko urumva we yaranakuze n'ubarakuze, ahambira ati uzagerageze nyine ubaririze nuba mukuru, ariko ubu ngubu icyo nakwifuriza nuko wiga. Kenshi iyo muganira agaruka ku bimenyetso yumva abantu bagenderaho bakamushaka, bityo akamenya niba hari abo bafitanye isano kuko yizera ko bashobora kuba bagihari. Ntago bose bashize, hagomba kuba hari umuntu wasigaye, abo umwe cyangwa babiri ko barahari. Hari akantu ngira hano gasa nk'akaguyemo aha. Abantu baba bazi ko bari bafite umwana ufite aka gakovu, kuko muri Croix Rouge yavuze ko n'ubundi naje nkafite, bazanshake nyine abatabizi babaririze, bamfashe nyine tubaririze. Cyankomerekeje cyane ahangaha bafashe umwana wanjye, harimo umwana wanjye wari ufite imyaka 5 umuhungu, noneho abonye abandi batakati mu mbabari bagiye kumukubita ati mbabari sinzongera, bati buduruke bwa cyashyana ko bugira ubwenge, baragafata bakajugunya muri wa muriro ya handi bari twikiye data wacu, ku buryo ni iminsi yo kwibuka igeze umwuka umubabwe w'umuriro w'umwana uko yatakaga byita binzamo. Ubwo rero ko naje niruka nahise nuri igiti cyavuka, nubwo bagitemye kikongera gicubuka, ni iki giti naracyuriye, bageze aho ngaho nahise muri ako kabuye nahise nyurira njye mu hejuru. Ibyo byose babikoraga ndaha bose ndeba, babikoraga ndeba, ariko ibya mbere nibyo narebye neza, ariko ibindi nabaye nk'utaye ubwenge. Bafashe basambanije abagore, barabica, barabatemagura, ibi byose bibaho barabibakoreye. Bari bameze nk'inyamaswa, gihe narabarebye mbona bahindutse inyamaswa, bambaye amashara mu mutwe, abandi bayakenyeye bafite umuhoro, abandi bafite nta mpongano, abandi bafite inyundo, buri wese yari afite igikoresho. Baratubwira ngo nimukuremo imyenda muryame. Noneho ukareba umuntu ufite umuhoro wuzuye amaraso, kuko urumva bari bamaze kwica marume hafi aho, imihoro yabo yari cyuzuye amaraso. Jewe nahise ndyama, nari nambaye agakanzu ngakuramo, hanyuma ndababwira nti ni mu nteme, ntumva, ndahumiriza. Umugabo umwe araseka ngo wagize ngo imihoro yacu mbega ipfa gukora akazi gutyo gusa nta gihembo gihari, ngo tereka tubanze twihembe. Mukuru wanjye yanga kwicara, yanga no kuryama, arahagarara. Ndibuka ko bamukubise umutego yikubita hasi. Umugore wa marume we yari anatwite, naje kubibwirwa na marume ko yari atwite inda ntoya. Bamuvanaho umwana bamushyira ku ruhande, umwana akomeza kurira. Hanyuma baraza nyine bahinduka ihene, duhinduka intama. Hanyuma bamwe bavaho abandi bajyaho. Jewe iyo ndimo mvuga ibi bintu abantu baba bazi yuko ahari ari nka filime, cyangwa se wenda nari umwana ntibuka, kuko ukurikije uko nanganaga ku myaka 8, umubyeyi w'iki gihe ntabwo wamubwira ngo umwana w'imyaka 8 yafatwa ku ngufu ngo byumve ni amahano. Guhera saa 9 ngereranyije gusubiza mu masaha ya 12:45 z'ijoro, bikubura bagenda, yari amasaha arimo araye urupfu, abantu bazamurwa mu kirere, grenade zibazamura zibacagagura amaboko, nkanjye nahishwe nabo. Niyo mpamvu mfite umwenda kuri bo. Hari abantu njya mbwira ko mfite umwenda kuri aba bavandimwe bashyinguye hariya, kuko nasabye isasu mbere barimo kuvuga bati kuko twazamutse barimo kuvuga ngo ariko ngo abahutu muri mwebwe ni mwitandukanye muvemo.
turongera turabibabwira ngo abahutu muri mwebwe ni mwitandukanye muvemo, kuko rwose ubu aba bantu babivuga cyane. Twageze ku isoko bwo bahamagara abakarane, babitaga abakarane, nabwo babivuga cyane. Tumaze kurenga aho twavuye, bumva ubwo twavuye muri Eto turamanuka duca inzira zitandukanye, turagaruka duca kuri PRC n'ubundi bahita bahamagara abakarane ngo nimuze, ngo aba niba abatutsi bari muri Eto, babivuga cyane rwose. Noneho ngo kandi ngo harimo akazi gakomeye, ngo rero nimuze ngo badufashe akazi. Aya masaha rero twari tugeze hantu, ngewe ngira ngo nari namaze no gusaba iryo sasu, kubera ko nari narafashe umugambi ko papa bamurashe ku itariki 7 mu gitondo, ndavuga ko nzasaba isasu. Aravuga ngo ufite kwisabira isasu risabe, banaduhagurutsa kugira ngo barebe ko abakiri bazima ni bande. Babivuga rwose cyane, bagahaguruka usabye isasu bakamurasa akikubita ku bandi. Aya masaha rero yari amasaha mabi cyane, kuko yari amasaha bakimara kundasa nari natangiye kuruka amaraso, birumvikana, ku buryo numvaga ibintu byose bisa n'ibyisubira, ari nk'amajwi yisubira. Bavuga ngo mukora ibishoboka byose muri ako kagoroba kakabwibwa ngo muze kugaruka, ngo umututsi ntapfa, ngo muze kugaruka, umututsi n'inzoka, umututsi ntapfa, mugaruke ngo murebe ngo ababa batapfuye. Uko niko babigenje rero. Baragarutse mu gitondo, ubwo abantu baragize, gusa ikintu cyasigayemo ni abana baraye barira, mama uranyica, mama ndababara, ariko ko mbabara. Hari n'umwana njya ngarukaho cyane, ijwi rye ryansigayemo, yari umuhungu wa Rwunganira Andreya wavuye mu mirambo. Nawe ubwo hari nka 8 arahamagara ngo niba hari mushiki wanjye unyumva, yavuze amazina abiri, ngo niba hari mushiki wanjye unyumva, ngo nambabarira ze tujye kugwa ku butaka bwa data. Itariki 11 Mata nizamuva mu mutwe, kuko imwibutsa uko abantu barutishije imbwa, kuko ari izingabo z'Ababirigi zari muri minware zurisha imodoka, bose ikabasiga mu maboko y'intera hamwe. Wabonaga ari ibintu bidasanzwe, minware zirimo gupakira ibintu byabo, bari bafite imbwa, bafite n'abagore, bapakira imodoka zabo bari bafite, zari ziparitse muri uyu muhanda murebe uri imbere y'amashuri aho twabaga, bakajya bapakira ibikapu n'abagore n'imbwa zabo bari bafite. Tukajya tubabwira ko interahamwe zije kutwica, ariko ntibigeze babyumva. Usibye kuba imbarutse y'ivangura n'amacakubiri mu Rwanda, uruhare rw'Ububiligi muri jenoside yakorewe Abatutsi rushimangirwa na Lieutenant General Romeo Dallaire, wari umuyobozi w'ingabo za minware zari mu butumwa bw'amahoro bwa Loni. Nuko Ababiligi bo bahise bemeza ko bo bagiye guhita bagenda. Ntabwo Loni ubwayo yabagabanyije, ahubwo nibo bifashe baravuga bati tugende. Rero abo batumye n'abandi bumva ko ntacyo bagikora hano, bumva ko nabo bakwiye gukuramo akabo karenge. Mu nzira y'umusaraba, abari bamaze gutabwa n'izi ngabo zari mu butumwa bw'amahoro bajyanywe kwicirwa i Nyanza. Icyakora hari abarokotse bibutsa Ububiligi ko nubwo bwabataye, ariko babayeho kandi baniyubatse. Kabangira ngo rero mwe ubutumwa Ababiligi badutaye mu menyo y'urupfu, mbwira Ababiligi abashobora kubageraho mbere, mubambwire ngo Hodari Marie Rose aracyariho. Ubu ngubu ntabwo afite imyaka 53 y'amavuko, ahubwo afite imyaka, ngo arimo gufite imyaka 31 yo kuzuka. Afite abana 2, mutaracyariho, ibikomere byaravuwe, yarabungabunzwe. Ubabona mbere n'ukuri ampera ubutumwa Ababiligi. Igikorwa cyari cyadushimishije mu myaka 25 ishize, ubwo ku itariki 7 Mata 2000 mwaka wa 2000, wari minisitiri w'intebe w'Ububiligi Guy Verhofstadt yaje hano mu Rwanda i Kigali, aje kwibuka, kwifatanya n'Abanyarwanda, noneho asaba imbabazi mu izina ry'Ububiligi ku makosa yabwo. Agira ati, yabivuze mu Gifaransa nuko bihindura mu Kinyarwanda: ishyano ry'uruhurirane rutitaye ku bimenyetso, uburangare, kwirengagiza, kudafata ibyemezo bikwiye, amakosa byateye impamvu zatumye amahano atagira izina aba.
niyo mpamvu hano imbere yanyu nemeye uruhare rw'igihugu cyanjye rw'abategetsi ba politike na gisirikare b'Ababiligi. Ni mu izina ry'igihugu cyanjye, ni mu izina ry'abenegihugu mbasabye imbabazi kuri ibyo bikorwa. Icyo gihe twari twishimye, tumara n'igihe tuzi ko aya magambo yari mu kuri. Muri iyi minsi aho Ububiligi bwuburiye ingeso yo kwikoma mu Rwanda, nongeye nsoma izi mbabazi za Guy Verhofstadt. Nta hantu namwe usanga akoresha ijambo jenoside. Ni amahano atagira izina. Ishobora no kuba ariyo mpamvu Ububiligi bwateye intambwe isubira inyuma yo kutazirikana uburemere, umwihariko, gravite ya jenoside yakorewe Abatutsi n'ingengabitekerezo yayo, kugeza aho bufata umurongo noneho wo guhitamo gukorana n'abayikoze n'abagifitiye ingengabitekerezo yayo. Kubwo gusubirana ubuzima bwiza n'icyizere, nahisemo gusubira iwacu njya kwereka abangiriye nabi ko ndiho kandi ndiho neza, njya no kubabwira ko ibyo bakoze mbizi nubwo ncecetse, ariko kuko ntawe nsabye imbabazi byabaye ngombwa ko nitabaza ubutabera kugira ngo baryozwe ibyo bakoze. Umugabo wishe iwacu warushye mama wanjye na mukuru wanjye ndeba n'amaso yanjye, ukwezi gushize nibwo yakatiwe burundu. Turakangurira umuntu wese wakoze jenoside, nkanjye ubwanjye numva umuntu wese wakoze jenoside, yaba ari uwafunguwe yemeye icyaha, yaba ari n'ukiri muri gereza, muzasaba imbabazi kandi muzisabe muzikuye ku mutima, nibwo tuzaba turanduye jenoside burundu. Kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Dutegereje umunsi inyanja izagarura abapfuye muri zo, ndetse urupfu n'ikuzimu bizagarura abapfuye maze tubane iteka. Nitwongera tukabonana, n'amarira z'abakibukwa